tuzi uzatuyobora aho azaba yarize. ubu ngubu iyo urebye abantu twavuga ko badafite ubushobozi bwo kwiga buhagije, iyo bakoze ikizami hamwe n'abana b'abahanga, ubu abameze biti za kereya karase y'abantu bazagira ubushobozi bwo kwiga, kubona imyanya myiza n'iki, na karase mubaye niyo abantu bazagira icyo bimarira. aho Minisiteri y'Uburezi imariye gutangariza amanota y'abanyeshuri, bamwe mu banyakigali bo mu nzego zitandukanye bagize icyo babivugaho. Hano turaganira na Mporebuke Noel, akaba ari umwarimu mu mashuri yisumbuye, Sabiti Daniel, umunyamakuru w'umusesenguzi, umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, nyakubahwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ikoranabuhanga, imyuga n'ubumenyingiro, nyakubahwa umuyobozi mukuru wa NESA, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri, banyamakuru, babyeyi, banyeshuri, batumirwa mwese muri hano. Nk'uko minisiteri yabimenyekanishije, muri aka kanya minisiteri iratangaza amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini by'umwaka wa gatandatu w'amashuri, umwaka wa 2021, ndetse n'ibizamini by'umwaka wa gatatu tronkome, umwaka amanota y'ibyavuye mu bizamini umwaka w'2021. Muri aka kanya rero amanota agiye gutangazwa, turakurikirwa n'abanyarwanda batandukanye, haba bari hano muri iyi sale, ariko n'abarimo gukurikira iyi gahunda kuri YouTube ya Minisiteri y'Uburezi. Cyangwa diviziyo ya 4 harimo abanyeshuri 45,842 bahwanye na 37.7% nk'uko twabigaragaje ku barangije amashuri abanza. No muri iki cyiciro rusange harimo abanyeshuri batabonye amanota ahagije bari mu cyiciro cya 5. Aba ni umubare ungana n'ibihumbi 16,466 bahwanye na 13.6%. Aba rero akaba ari bo banyeshuri batsinze amasuzuma cyangwa ibizamini bisoza icyiciro cy'amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Aba banyeshuri rero amanota yasohotse n'ubundi baraza kugaragarizwa umurongo bayareberaho, ariko bakanabona n'amashuri bohereje kwigamo. Bitandukanye no ku yindi myaka rero, kandi dushingiye ku mwanzuro wa 10 w'umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu, aho usaba ko abanyeshuri batatsinze batagomba kwimuka ngo bajye mu kindi cyiciro. Abanyeshuri twagaragaje ibihumbi 44, abanyeshuri 44,176 barangije amashuri abanza ariko batabashije kugira amanota bemerera gukomeza mu mashuri yisumbuye, ndetse n'abanyeshuri 16,466 nabo batagize ayo manota bemerera gukomeza mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Aba banyeshuri ntabwo bari buhabwe ibigo nk'uko byari bisanzwe bigenda, ahubwo aba banyeshuri bazafashwa babanze bagere ku kigero kibemerera kwimukira mu bindi byiciro. No kuvuga ngo nta bigo bahawe, ubundi bajyaga bahabwa ibigo ndetse n'amashuri yigenga akaba yabakira mu cyiciro gikurikiyeho. Aba banyeshuri rero muri gahunda yo gukomeza gufasha abanyeshuri bakiri inyuma mu myigire, atari ukuvuga gusa ngo nabo barangije ibizamini bya leta, aba banyeshuri nabo ntabwo bari bujye mu byiciro bikurikiraho. No kuvuga ngo aba banyeshuri barangije amashuri abanza ntabwo bajya mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, ndetse n'abari 16,000 ntabwo bari bujye
mu mwaka wa 4 cyangwa muri level ya 3 y'amashuri ya TVET, ahubwo barafashwa dufatanije n'amashuri bigaho gusubiramo amasomo no kuzasubira mu isuzuma kugira ngo bazimukire mu kindi cyiciro bamaze gutsinda ku kigero giteganywa. Nk'umurezi ariko nk'umuntu wigisha abanyeshuri ese bawo wow gute gute narishimye nishimiye none se abanyeshuri gusibira ni ikosa ryabo? Ni ikosa ryabo? ntabwo ikibazo ari ugusibira ubundi, ikibazo ni ukuba siriyasi ku byo umuntu ari gukora. Batangaza amanota y'abanyeshuri, Minisiteri y'Uburezi yavuze ko isibije abanyeshuri ba 60. Nkawe uri mu burezi wabyakiriye? Okay, ntabwo nitaye ku mibare wenda yasibijwe cyane ko wenda aba ari imibare y'igihugu cyose kandi haba hari impamvu zitandukanye zituma umuntu asibira. Kenshi impamvu zituma umuntu asibira ni uko wenda ashobora kuba yarakoze atari muri mode nziza ntatsinde, ashobora kuba yarize nabi yaba ari ku mpamvu cyangwa se ku mpamvu z'aho yize n'imfashanyigisho wenda zitari zihagije. Impamvu nyinshi zatuma umuntu asibira, ariko uko byagenda kose urumva ko umuntu nyine iyo adafite ubumenyi buhagije bwatuma akomeza ngo azatange umusaruro naramuka arangije kwiga, bikwiye ko nyine asubiramo ibyo atabashije kwitwaramo neza cyangwa atatsinze. Rero ni ikintu cyiza cyane gusibiza, atari ukuvuga ngo gusibiza gutyo gusa, ahubwo ku mpamvu biriya bituma abanyeshuri bitondera ibyo biga, babona amasomo aba ari imbere ya mwarimu, akaba azi ngo mwarimu ari kunyigisha kandi amasomo ngomba kuyatsinda, kuko mu masomo bigisha haba harimo ubumenyi kandi ubumenyi buzafasha umunyeshuri kwirwanaho mu buzima bwo hanze. Mu Rwanda urahazi, urahatuye, uri n'umurezi, hari ihindagurika mu burezi riba buri mwaka, ujya uryumva. Hari ubundi abanyeshuri bamenyereye kwimuka uko byagenda kose. Kuri wowe ubona iki atari ikibazo babatuye hejuru batari biteguye, wenda iyo babateguza bari gushyiraho imbaraga mu kubona amanota abimura? Ntabwo nshyigikiye ihindagurika rya hato na hato rya gahunda y'uburezi mu buryo butandukanye, ariko kandi nanone ntabwo nashyigikira ibyo bita poromosiyo otomatike cyangwa se kwimura abantu ntacyo witayeho. Niyo mpamvu kuba bahindagura imyigishirize cyangwa se uburyo uburezi butwarwamo ntabwo ari ikintu cyakwishimirwa, nubwo wenda haba hari n'impamvu batanze, kandi wenda uburezi bw'u Rwanda ntabwo buraba buhamye ku buryo bavuga ngo turekere gutya. Hakeneye impinduka, wenda izo mpinduka zikwiye kugira igihe runaka zishyirwaho n'izihindurwa buri munsi, ariko impinduka zo ziba ari ngombwa mu bintu byose. Hanyuma ijyanye n'impinduka yo gusibiza abanyeshuri buri somo cyangwa se mu buryo butunguranye, kuko wenda ntabwo bategujwe, impamvu basubiza umuntu kugira ngo asubire ibyo atize neza cyangwa se atumvise neza cyangwa atabashije gutsinda neza, kugira ngo yongere bisubiremo arebe ko yabyumva. Ko iyo atsinze ni ikigaragaza ko yumvise ibyo yize, kandi ubwo no ku isoko ry'umurimo nagerayo azabibona, cyangwa atabashije gutsinda neza, kugira ngo yongere bisubiremo arebe ko yabyumva. Ko iyo atsinze ni ikigaragaza ko yumvise ibyo yize, kandi ubwo no ku isoko ry'umurimo nagerayo azabikoresha. Hanyuma iyo atsinzwe ni uko atabyumva neza. Rero kumusibiza ntabwo wateguza umuntu ngo uriya mwaka nzabasibiza, ubwo waba ugiye kubabwira ngo mwige kugira ngo mudasibira. Ariko impamvu iyo gahunda ijyaho n'ubundi ntabwo yari kuzajyaho igihe runaka, ubu ngubu nibwo yagomba kujyaho, kubera yuko byaragaragaye ko abana barangiza batazi kwandika amazina yabo, batazi kwandika n'ibinyarwanda, batazi kuvuga ururimi rw'icyongereza kandi arirwo bigamo. Kwibaza umuntu wese mu 6 segonderi yarize amasomo yose mu cyongereza, yewe n'isomo ry'icyongereza ryiga cyangwa igifaransa n'igiswahili bitewe, akaba atazi kubivuga, ubundi uwo muntu nagera ku isoko ry'umurimo azakora iki? Ariko nyine kubera impamvu zitandukanye bakamwimura. Imwe mu mpamvu bagiye batanga ni ukubera ngo amashuri yari makeya, ibyumba by'amashuri byo gusibizamo abana, urumva hari abana babimutse, hari abaje gutangira, noneho hari n'abasibiye, ibyumba byari bikeya. Hari ikibazo kiri mu Rwanda, hari amashuri yihagazeho afite ibikoresho, afite abarimu,
amwe bita les écoles par excellence, hari n'ayitwa ayo munayini. Nk'ubu amakosa yo gusibira cyangwa kugira amanota make wayabara ku banyeshuri cyangwa wayerekeza kuri ino? ni mu nzego zose, ariko ubundi uko byagenda kose ikibazo kiba gifite leta cyangwa se abafite mu nshingano politiki y'uburezi. Kubera ko nakubwiye ko nishimiye ko gusubiza byasubiyeho, ni uko nyine nzi nk'umurezi nzi ukuntu bigora umunyeshuri yazi ko atazasibira, yiga uko yishakiye, uramubwira ngo fata note akanga kuzifata, wamusohora akigendera. no mu kizami hari n'abantu baba barishyuye abanyeshuri bakaba bishyuye, ariko ugasanga ikizami kiragize ntaje kugikora kandi yarishyuye. ubwo rero urumva ko ntabwo yabifashe nk'ibintu bikaze cyane, bityo bitwara nk'ibintu byoroshye kandi ari ubuzima ari gukina nabwo. rero kuba wenda hari ibigo biciriritse cyangwa se byo mu cyaro bidafite imfashanyigisho zihagije, ibikoresho bihagije, icyo ni ikibazo. Bigakora ikizami kimwe n'abafite ubushobozi buhagije. icyo ni ubundi abantu n'imiryango reka ntabwo ingana, kuko ingo zibayeho ntabwo ziba zinganya ubushobozi, kandi zose zibaho kandi zisabwa kubaho. bivuze ngo rero n'ibigo, hari ibigo biba bifite ubushobozi, bidafite ubushobozi. Wenda ikibazo cyaba ari kuvuga ngo ibigo byose ni ibya leta, bimwe bifite ubushobozi ibindi nta bushobozi bifite, ariko ari ibyigenga byo biterwa n'umushoramari washinze iyo shuri ubushobozi afite cyangwa n'inkunga abona. Ariko ibya leta byo bagakwiye kuringaniza ubushobozi mu bigo byose. Yego wenda biterwa n'aho hari imbaraga, hakenewe gushyirwa imbaraga cyane, ariko ntekereza ko n'ibyo bigo byo mu cyaro bya 12 bya 9, nubwo nyine ari ibigo navuga ngo biciriritse byo mu cyaro, n'ubundi byigisha abanyarwanda nabo bakeneye kuzavamo abantu tuzi uzatuyobora aho azaba yarize. Ubu ngubu iyo urebye abantu twavuga ko badafite ubushobozi bwo kwiga buhagije, iyo bakoze ikizami hamwe n'abana b'abahanga, ubona abameze bita za kereya karase y'abantu bazagira ubushobozi bwo kwiga, kubona imyanya myiza n'iki, na karase mubaye niyo abantu bazagira icyo bimarira mu buzima. Ibyo uvuze wavanaho akabazo ugashyiraho akadomo, niko bimeze. Ariko nanone aho ngaho bijyana n'ubushobozi bw'igihugu n'uburyo ingamba zafashwe zishyirwa mu bikorwa n'inzego zitandukanye, kuko ushobora gusanga wenda aho mu murenge umwe bita ku burezi cyangwa se abashinzwe uburezi babyitaho cyane ku buryo ki n'imfashanyigisho nkeya zihari zikoreshwa, kuko hari n'ahantu haba hari ibitabo ariko ugasanga birabujijwe gutira igitabo, cyangwa se umunyeshuri agatinya kugitira babatinyure kubera ko bavuga ngo nigitira kigatakara barakindisha 40. Umuntu wo mu cyaro kumubwira ngo 40 witungiwe no kujya munsi y'agace igitoki agura umunyu gusa w'ijana na 200, kumubwira ngo umwana ati igitabo barakiba ngo ni 40 yicura, n'abandi bose babyumvise ko bamurishije bitabirangira gutyo, ntabwo bongera gutira ibitabo. ubwo urumva ko rero n'imfashanyigisho ni nkeya mu cyaro, mu bigo byo mu cyaro cyangwa mu ntara, ariko n'izihari ntizikoreshwa neza kubera yuko hari abatinya kubitira ibitabo, hari abarimu bavuga ati nibaza bagasanga wenda abanyeshuri barabitaye cyangwa byarangiritse. Bigendeye ko nanjye niga amashuri yose nayize mu cyaro, nabonaga nyine izo mpamvu zose n'impamvu zivuze, kubera ko wenda nigisha mu mujyi ntabwo aho mbibona. Abanyeshuri babashishikariza gutira ibitabo, nanjye ubwanjye ndabibashishikariza, nanjye kandi njya kubitira nkabisoma. Bivuze ngo rero mu giturage cyangwa se mu ntara haba hari imyumvire runaka y'abayobozi, y'abanyeshuri, y'ababyeyi, iba ikeneye kuzamurwa nyine n'inzego zibishinzwe. Ariko ubusumbane bwo mu bantu ntabwo bwabura, ariko kandi nanone leta n'ikibereyeho ikwiye gushaka uburyo ki igenda ishyira ubushobozi ahantu hose, ku buryo ki umunyeshuri uri Nyabitekeri n'umunyeshuri uri Remera bose bazahura ku kizami kimwe, kandi bafite ubumenyi buri ku rwego rujya kungana cyangwa se rungana, noneho bakagikora bisa naho bari ku rwego rumwe. Aho hanoze neza. Tuvuge hari umukinnyi ufite umutoza uhora amutoza kwiruka buri gitondo, akamenyereza amaguru neza ku buryo iyo agiye kwiruka avuduka cyane, ukamujyana mu irushanwa n'utajya akora imyitozo, ibyo ubona amaherezo bihatse iki? Sinzi icyo nabivugaho wenda mu buryo bufatika. Igihari ni uko imibereho y'abantu iba itandukanye, imyigire y'abantu mu cyaro no mu mujyi hari uburyo itandukanamo bitewe n'iterambere riri ahantu. Rero
kuba nyine bose bahurira mu kizami kimwe kandi bafite uburyo bize muri kondisiyo zitandukanye ni ibihumbi 60. Kuri wowe wabyakiriye ute nk'umunyamakuru w'umusesenguzi? Njyewe nabigizeho ikibazo kuko icya mbere nanabibuzeho mu biganiro nagiye mbugamo byinshi, kuvuga ko ikibazo cyagaragaye muri iki gihugu no ku isi hose cya coronavirus aricyo ntandaro y'ibyabaye cyangwa ibyavuye mu bizamini bya leta byakozwe n'abana mu myaka ya primaire cyangwa muri secondaire. Kuba baratsinzwe habamo amakosa y'umunyeshuri cyangwa ubushobozi bw'umunyeshuri, ariko kabamo n'ubushobozi cyangwa imbogamizi zitamuturukaho. Urugero, abana batigaga muri bihe bya lockdown bari bafite ubushobozi buke, ubushobozi bwa internet. Urabizi ko abana bafite ubushobozi bwa internet ntabwo bagera ku 50%. Abana bafite computers ariko si bose, so kwiga byari ikibazo. Njye numvaga ko muri uyu mwaka u Rwanda rwakagombye kuba ruhagarika icyo cyemezo cyari cyarafashe muri 2001 cyo gukuraho icyemezo cyafashe 2001 ariko cyaje gukuraho ngira ngo 2016 cyo gukuraho auto promotion cyangwa auto promotion. Muri uyu mwaka twagombaga gukora mu buryo budasanzwe, ku buryo bakwemera nibura abana ntibasiba amashuri bagakomeza mu bindi. Bavuze ko bazashyiraho uburyo bwo kubigisha mu buryo budasanzwe. Bashyizeho uburyo bwo kuvuga ngo twabita catch-up cyangwa uburyo bwo kwigisha abana batsinzwe, ariko bizadutwara imbaraga nyinshi. Urabizi ko dufite ikibazo cy'abarimu bake, aho ntibirashyirwa mu bikorwa. So twagombaga kwihangana abana bacu kugira ngo ntibacike intege. Reba nk'ubu ngubu imibare yagaragaye abana batewe amada cyangwa basambanyijwe, ntabwo ari kubera ko barabishakaga, ni kubera covid. So ingaruka za covid zageze si ku burezi gusa n'ahandi hose, so mu buzima bw'abana. So ndumva iki cyemezo njye ntabwo nacyakiriye neza. Twagombaga gukora mu buryo budasanzwe tukemera abana bagakomeza kuko bari bamaze umwaka umwe n'igice batiga. Urumva umwana wari ufite imyaka 13 uwaba yarakuze. Umwana w'umusore wigaga icyo gihe ashobora kuba yarabaye mayibobo cyangwa ikirara bitewe n'uburangare bw'ababyeyi cyangwa ibihe byabayeho bibi, inzara biki. Urumva, so njye numva bagombaga guhagarika icyo cyemezo nibura uyu mwaka gusa, kugira ngo bihwaniremo cyangwa bikompensating cyangwa bihure na cya cyuho cyashyizwe mu burezi na covid-19. Kandi urabizi ko covid muri segiteri nyinshi yagize ingaruka nyinshi. Muri zo iya mbere ni uburezi, iya kabiri ni ubukerarugendo na serivisi. So njye numva icyo cyemezo bagombaga kugifata mu kindi gihe abana bize, mbese binagaragara ko neza ko bari muri kondisiyo zisabwa. Kuko icya mbere ni ukureba ese kwanza uburezi kuri bose twabugezeho. Tujya gufata uwo mwanzuro muri 2001, leta ijya gufata uwo mwanzuro kuko natwe mu gihugu biba bitureba. Muvuga ntabwo ari leta yonyine, ni twebwe abaturage natwe twaba twarafashe uwo mwanzuro wo kuvuga abana tubohereze mu mashuri bige. Ugiye mu mibare ya statistique 2020 cyangwa 2019 ukareba icyo bita statistical yearbook, ureba abana batari kwiga, iyo mibare yonyine akugaragariza ko icyo cyemezo cyangwa iyo ntego ntabwo tugeze tuyigeraho. Kandi urabizi ko mu burezi ni mu bintu biri mu ntego z'ibinyagihumbi, ibyo bita SDGs. So giye ku giti cyane numva twagombaga gutegereza nibura turebe abana bagabanyije, niba babe n'igihumbi nibura buri karere cyangwa
buri ntara. Icyo gihe twagombaga kuvuga duti abana intego twari tugamije yo gushyira abana mu mashuri twayigezeho. Abana batiga ubu ngubu mu kanya tubanze kuvuga ko abana b'imbobo bagera ku 80,000 b'imbobo. Ese umwana w'imbobo biba bitewe n'iki? Biba bitewe n'uko atiga. So imibare irahari iragaragaza ko ibintu ntabwo turabigeraho, cyane cyane mu burezi, mu buzima bwo nibura twateye intambwe mu ikoranabuhanga, ariko mu burezi bwo kabisa rwose njye ndumva iyo niyo ntego ya 2001 nakugeze tuyigeraho urebye mu mibare. Ibyo je sinabitindaho, icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi bwo muri minisiteri yahagaze muri paka muri uyu mwaka. Mwabonye ibyavuye muri komisiyo ya paka, icyo banengaga minisiteri y'uburezi kudahuza imigambi. So njye ndumva ni ikibazo cy'imigambi, kandi ibyo birasaba ubuyobozi ko aribwo babyigaho bukareba ese imigambi dufata ni imigambi y'igihe kingana iki, ni iy'iki, igamije iki. Vuga urugero, niba ufashe ibitabo ugacapisha ibitabo mu kinyarwanda utari bukoreshe mu mezi 3, numva ko icyo si ikibazo cy'ijyanamigambi cyangwa gahunda z'ubuyobozi. So icyo sinagitindaho, ndumva ibisubizo biri muri komisiyo y'inteko ya paki yagaragaje ko Mineduc igomba kugira imigambi irambye. Kuri wowe wumva kwihutira gusibiza abana aho kwihutira gusibiza abana, minisiteri y'uburezi yari gukora iki cyihutirwa? Gusibiza abana ntabwo twavuga ko yarihutse, ahubwo icyo cyemezo no kugifata ubwacyo. Yagombaga kareba case par case. Hari abana batigaga, urumva ntabwo wamurenganya niba yaratsinzwe yabyungukiyemo cyangwa yabihombeyemo. Hari umwana watsindaga agatsindwa, ubu ngubu uwo ni uwabihombeyemo. So njye ndumva icyo bari bukore ni ukureba amanota ya nyuma mbere ya covid. Urugero kavuga ati uyu mwana turebye ku manota yakoreshaga, uyu mwana twayagenderaho kugira ngo tumugeze mu mwaka w'amashuri yisumbuye cyangwa mu mwaka wa 4 wa segonderi. Ibi nabyo birakorwa no mu bindi bice by'isi birakorwa. Buri tegeko rigira option, so nta cyabuza amashuri y'abana b'abahanga bafite n'ubushobozi n'ibigo byihagazeho mu kugira uburezi dokarite cyangwa uburezi mbonera busobanutse, n'amashuri ubona atagira ibikoresho. Abo bana iyo bahuriye ku kizame kimwe cya leta batanganye ubushobozi, wowe wumva wahavuga iki? Ibyo byahozeho natwe twarabiciyemo, ni systeme iri global. Buriya uburezi ni nk'ubuzima. Hari abivuriza kuri rama, abivuriza kuri mituelle de santé. Ibyo nawe urebye urugero ngwaye wakwisubiza icyo kibazo, urumva, kuko ubushobozi ntago bwungana. So umwana wigishwa mu kigo kiriritse ni kimwe nk'uko wajya kwivuriza muri mituelle. Icyangombwa ni uko result cyangwa ibizavamo nibyo bigomba kure. So ni ikibazo cyahozeho kuva kera tutaranavuka cy'ubusumbane mu burezi. Nta kintu twagikoraho, nibigera n'ubuyobozi n'ubushobozi bw'ibihugu, kandi no n'ibihugu byateye imbere nuko bimeze. Abana biga muri mashuri ya republique n'abiga muri prive ntabwo batsinda kimwe. Ikibazo nuko bahurira ku kizamini kimwe kandi batanganye ubushobozi bumwe. Aho uravuga iki? Ubushobozi bwo kwiga bumwe. Ikizamini n'ubushobozi ntabwo ushaka kubihuza, kuko akenshi ubushobozi tuburebera ku mwana n'umwarimu. Ibigo byo cyangwa kuba ari ikigo gikiriritse kirizeho za Kayonza, nk'ibigo bimwe na bimwe, hari icyo nzi cyitwa Akagera. Ishuri ririmo ngaho Akagera atari international, irindi rya Akagera ryigisha neza kandi ari prive kandi rishyura amafaranga make. So
ni ikibazo cy'ubusumbane nk'uko nabikubwiye. Hari umuntu ushaka kujya kwa Nyirinkwaya akaguca ibihumbi 100, ukagenda ahandi uwundi muganga akaguca ibihumbi 50. Ni nko kwivuza muri mituweli no kwivuriza muri nuru. So iyo politiki yahozeho, ikizamini kaba ari kimwe. Kereka tubuze duti ku rwego rwa UNESCO ariyo ihitamo ikavuga dushizeho itegeko ko ibihugu byose bigomba gushyiraho uburyo bwo gukoresha abantu ibizamini bitandukanye. Ukamenya ko abafite ubushobozi ubu bazakora ikizamini cyoroshye, cyangwa abafite ubushobozi ubu bagakora ikizamini kimeze gutya, ariko ntibyanashoboka amplis buriya. So kereka bigiye ku rwego global, buri international, bikajya muri UNESCO, bigacya muri UN, bikemezwa. Ndumva ari ngaho cyakemuka, ariko ku rwego rwa leta zimwe na zimwe muri Afurika ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ko abafite imbaraga mu kwiga n'abafite inyaba bagomba guhurira hamwe, ni kubyumva. Ibyo byo bizahoraho, njye nuko mbibona, kandi twabisanzeho, bizahoraho, nta kintu twabikora ibyo ngibyo. None se ukabona atariyo ntandaro y'uko bamwe basibira abandi bagakomeza batera imbere mu mashuri? Gusibira biterwa n'ibintu byinshi. Icya mbere ni umuryango, icya kabiri ni umwana ubwe, icya gatatu akaba ari umwarimu, icya kane akaba ari ubushobozi bw'ikigo. So ibyo byose nibwo ntanabisobanura. Inshingano ya mbere ihera ku mwana. Umwana n'urugo. Urugo niba rutita ku mwana, umwana ashobora gusibira. So byose nabitindaho rwose, ni ibintu biri diverse cyangwa bifata